crazy hearts. twongeye kubaha ikaze abakunzi ba Torotoro Channel inyuraho inyigisho zitandukanye z'ubuhinzi, ariko cyane cyane ubuhinzi bukoresheje torotoro mu mirimo igiye itandukanye. Nk'uko twabibonye rero, twabonye ko torotoro ikoresha imbaraga ziturutse muri moteri cyangwa injini. Izo mbaraga rero hari uburyo zongerwa, cyane cyane ko ari nazo tuba dukeneye. Uburyo bwo kuzongera rero bukaba bugiye butandukanye bitewe n'ubwo ukora moteri yahisemo. Muri aka kanya rero ubwo buryo tugiye kubureba, ariko cyane cyane turi bwite ku buryo bwitwa alimentation, aho moteri iri buze kongererwa imbaraga bakoresheje ukwiyongera kwa mazutu n'umwuka bijya muri silinderi. Nk'uko twabibonye imbaraga zikavuga. Muri kumwe na Venuste nk'uko bisanzwe. Nk'uko nari mbikomojeho rero, uburyo butatu bwo kongera imbaraga za moteri, banze twibukiranye ko kugira imbaraga za moteri ziboneka habayeho gutwikwa cyangwa se gushya kwa mazutu ndetse n'umwuka byinjiye bigahera muri silindere. Ibyo ngibyo nibyo bitanga imbaraga. Byumvikane ko rero uko kantite y'ibyo bishya iba nini, ni nako n'imbaraga moteri itanga ziba nyinshi. Izo mbaraga rero ziboneka cyangwa se ziyongera mu buryo butatu. Ubwa mbere ni ukongera umubare w'amasilindere ukaba menshi. Ubu iyo ubaye menshi birumvikana ko ya ngano y'ibitwikwa mu isegonda rimwe iriyongera. Uburyo bwa kabiri ni uburyo silindere bazigira nini, zikaba ngari, zikagira volume nini. Noneho iyo zibaye nini birumvikana ko wa mwuka na mazutu byinjiramo biba byinshi, noneho bigashya ari byinshi. Birumvikana ko imbaraga nabwo zikiyongera. Uburyo bwa gatatu rero ni ubwo dukoresha tekinike yitwa alimentation, aho bwa bunini bwa volume ya silindere budahinduka, ahubwo bakabashyiraho ibindi device ku ruhande bizafasha mu kugira ngo umwuka uturuka hanze winjire muri silindere, ariko bawutsindagiremo uze kuba mwinshi. Noneho bigashya ari byinshi birumvikana, nyuma za mbaraga zikiyongera. Hariho tubonamo utu device tubiri, ariyo kamwe bita turbo charger cyangwa se ni systeme, akandi ni super charger. Ubwo rero twebwe tugiye kureba ubwo buryo bwa nyuma bwa alimentation ya moteri uko bikorwa. Ubwo nk'uko nari mbivuze rero, byumvikane ko turbo charger ubwo ni ubwo buryo dukoresha kugira ngo twongere kantite y'umwuka ndetse n'amazutu byinjira muri silindere, kugira ngo bize kuduha imbaraga nyinshi zirenze izo iyo moteri yari buze gutanga igihe itari kuba ifite ako gasisiteme kayongerera imbaraga. Turbo charger cyangwa se turbo nk'uko bakunze kubyita, ni sisiteme igizwe n'ibice by'ingenzi umuntu yavuga ko ari bitatu. Igice cya mbere ni turbine, hakaba icya kabiri cya kompreseri cyangwa compressor, noneho hakaza na heat exchanger cyangwa se akandi ka device gato gakonjesha umwuka kugira ngo kagabanye ko ubushyuhe bwawe. Ibyo bice bitatu. Hanyuma rero uko bikora, iba cyangwa se iba ifunze cyangwa yesitaye ku gice cyinjiza umwuka cyangwa se intake. Kuri intake hari igice cyinjiriramo umwuka, naho ngaho ifunze, ariko bigakora ku buryo umwuka wo kuri exhaust, wa wundi wo kuri eshapoma usohoka, ari wo uza kuyiha imbaraga, uraza ugahuha kuri ya turbine navuze. Turbine murakabona ni akantu gafite amaobe ku buryo iyo umwuka uje ukagahuha kikaraga,
noneho uko kikaraze gafite akandi gashafti gafunze kuri kompreseri. Ubwo birumvikana ko iyo turbine yiturunye na kompreseri irituruna, kompreseri rero igahita yaspira umwuka uvuye hanze, ariko uwo mwuka nawo ubanza kuba wanyuze muri ya filtre y'umwuka isanzwe, noneho ikongera ikawukompresinga iwunyujije muri ya heat exchanger, bikagenda bikajya kuri intake manifold cyangwa kuri collecteur d'admission. Hanyuma ubwo uko iwukurura ikongera ikanawusunika, birumvikana ko uwo mwuka urashyuha. Noneho ubwo bushyuhe rero buba bugomba kubanza kugabanukamo kugira ngo wa mwuka niwinjira ukinjira muri silindire bize gukora reaction neza, donc presiyo yiyongere mu buryo busanzwe. Hanyuma rero ubwo iyo compressor yawe compressinze ikawohereza kuri intake manifold, birumvikana ko piston iri imanutse muri induction, wa mwuka urinjira kandi na compressor nayo ikomeza iwusunika mu buryo bwayo nyine uko irimo gukora, noneho bigatuma wa mwuka uri buze kwinjira muri silindire ari mwinshi. Noneho ubwo bya bihe bya moteri bine bisanzwe ikoramo ikabikoramo, hanyuma igatanga imbaraga zirenze izo moteri yari buze gutanga iyo iza kuba idafite iyo turbo cyangwa se turbo charger. Ubundi bavuga yuko iyo turbo itangiye gukora, kuko iyo ucyatsa moteri ntabwo turbo ihita itangira gukora, hari RPM cyangwa se RPM moteri igomba kubanza kugeraho kugira ngo wa mwuka wa exhaust ugire imbaraga zibasha gutuma ya turbine ikora, noneho turbo muri rusange igahita yinjira muri system. Byumvikane ko rero kuri idle speed ubwo turbo ntabwo iba yari yatangira gukora, ni nayo mpamvu imbaraga za moteri ubwo ziba zikiri nkeya. Ubwo iyo tukomeza twagiserera moteri ikazamura RPM, nibwo turbo igeraho ikinjira muri system. Kandi mujya mubyumva iyo uri gutwara hari igihe kigera noneho ukumva moteri yiyongereye imbaraga, ubwo icyo gihe nyine ni ya turbo iba ifunguye cyangwa se iba yinjiye mu gikorwa nk'uko twari tubivuze. Hanyuma akandi ka device nari navuze kitwa supercharger, ko nako kajya gukora nk'uko iyo turbo ikora, ariko imbaraga zo kugira ngo gaturune ko kazikura kuri crankshaft, cyangwa se bagakoresha belte cyangwa se kuruwa kugira ngo bavane imbaraga kuri crankshaft, noneho zize kwanterena ya compressor. Ubwo birumvikana kuri iyo systeme ho ya turbine ntayibirimo, ahubwo tuba dufite compressor iyo ihita ifata wa mwuka wo kuri systeme yo kwinjiza umwuka, igahita ikomeza ikawupampinga ikawushyira kuri intake manifold, hanyuma gahunda zo zigakomeza nk'uko moteri isanzwe ikora. Bavuga ko rero iyo systeme ya seralimentation yongera imbaraga za moteri ku kigero kiri hagati ya 15 ndetse kugera kuri 25% y'imbaraga moteri n'ubundi yari isanzwe itanga mu gihe iyo systeme ya seralimentation yari itari. Byumvikane ko ubu buryo ni bwiza, kuko moteri, ingano ya moteri idahindutse, ukongeraho iyo systeme, imbaraga moteri yawe yatangaga ziyongera kugera kuri 26 ndetse no hejuru yaho zamuka. Ni nayo ikunze gukoreshwa. Uburyo bavuga ko nka moteri ushobora gufata moteri ifite silindire enye, wayongeraho iyo systeme ikaba yanganya imbaraga na moteri ifite silindire 6, cyangwa se ugafata silindire 6 ukazongeraho iyo systeme ya seralimentation cyangwa se turbo, tuvuge turbo kuko niyo ikunze gukoreshwa, wayishyira kuri 6 silindire igahita inganya imbaraga na silindire 8 na moteri ifite silindire 8. Ariko birumvikana ko uko wongera umubare wa silindire ni nako uburemere bwa moteri bugenda bwiyongera, ndetse na volume yayo aho igomba kuba ifunze naho hariyongera.
bikumvikana ko rero iyo ukoresheje moteri ntoya ukayongereraho iyo sisiteme ya turbo nibyo byiza kurushaho. Nk'uko tubibonye rero akamaro ka turbo ni ako kongera imbaraga za moteri ya torotoro kugira ngo ibashe gukora akazi kayo nyine nk'uko bisanzwe, ko twarabivuze kenshi ko torotoro ikenera imbaraga nyinshi kuko iba irimo no gukora akazi gakomeye, cyane cyane nk'iyo turimo guhinga turi mu murima. Iyo rero iyo turbo yacu igize ikibazo, bihita byumvikana yuko imbaraga za moteri ziragabanuka, gusa torotoro igikomeza gukora ariko iba yacitse intege. Ubwo kwangirika cyangwa se gupfa kwa turbo rero ushobora kukubona gute? Ni ukuvuga ngo urabyumva iyo uri gutwara imbaraga ziragabanuka, ariko buriya ugiye ukanayireba nk'uko twavuze ibice byayo, hari tiribine, hari kompureseri, ndetse hariho n'amabiyaringi cyangwa se amaruroma atuma nyine za shafuti zikomeza zituruna neza, ndetse haba hagomba no kuba harimo amavuta ya lubrication yo kugira ngo bikomeze murabizi ibyuma iyo byiturunanaho biba bigomba kugira sisiteme ya geresage kugira ngo bidahita bishira. Ibyo byose rero birumvikana bigomba kuba bikora mu buryo bukwiriye. Iyo rero tuvuge n'urugero nk'amavuta ya geresage yajemo imyanda, akakururana n'imyanda akaza akajyamo, birumvikana hazamo je. Iyo hajemo je rero urusaku rwa turbo uko yakoraga urusaku ruriyongera. Ibyo byose rero ni ibintu ushobora kugenda ukareba n'amaso, cyangwa se hakaba hari nk'ahantu nka jouet cyangwa se gasket hagati y'ibyuma n'ibindi, n'ubundi naho ibirimo. Hari igihe gasket icika, amavuta akarikinga ukabona yasohotse hanze. Ibyo byose bihita bituma ya turbo yacu idakora neza, noneho za mbaraga zigacika, moteri muri rusange igatanga imbaraga nkeya zitageze ku zo yatangaga iyo turbo yawe ikora neza. Ibyo byose rero bigufasha kureba niba turbo yawe yagize ikibazo, ndetse ukabasha no guhita umenya ngo ahagize ikibazo ni hehe. Ubwo byumvikane ko turebye izo biyaringi zishobora kuba zitari gukora neza ku mpamvu tuvuze. Iyo shafuti ifata tiribini ikayihuza na kompureseri nayo ishobora gucikamo, icyo gihe nabyo uhita ubibona. Kompureseri nayo ubwayo ishobora kuba itarimo gukora neza kubera wenda yangiritse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo byose ubasha kugenda ukabireba n'amaso. Hari ibyo ubona n'amaso, hari n'ibyo ushobora kubanza gufungura, ariko iyo wumvishe muri rusange uko nguko tubisobanuye uko ikora ubasha kubibona. Byumvikane ko rero kugira ngo tuyifate neza, nuko tuzareba niba amavuta ya lubrication uko ikoresha, akenshi ikoresha n'aya moteri, tugomba kumenya ko nta myanda irimo, filitire yayo ikora neza, ndetse ayo mavuta yayo atarengeje igihe, kugira ngo iyo sisiteme ya lubrication ikomeze ikore neza. Hanyuma niba gasket yangiritse, icyo gihe tuba tugomba guhita tuyihindura, tugafungura tukayikuramo tugashyiramo iyindi bihuje ubwoko. Kandi ibyo nanone nabyo tukabireba buri gihe, niba tubonye hari ahantu amavuta yasohotse hanze tugahita tuyihindura. Hanyuma ibindi na sisiteme ya cooling y'amazi kugira ngo ya heat exchanger nayo izakore neza, tukayitaho kugira ngo nayo izabashe gukora neza, umwuka utambuka ube ari wa wundi ukwiye gutambuka ugendanye n'ubushyuhe. Turbo charger rero yangizwa n'iki? Nk'uko twabibonye abivuzeho gatoya, ishobora kwangizwa no kubura amavuta lubrication. Amavuta yagombaga kuyilubricatinga kugira ngo ibikoresho bituruna bigende neza, iyo abaye makeya ibyo birayangiza. Ishobora no kuba ayo mavuta iyabona ariko hakaba harimo imyanda, tuvuge nk'udupartikire solide. Iyo tujemo utuntu tw'utwuma, utubuye se, utwo dushobora kuyangiza. Ishobora no kwangizwa n'utwo twuma ariko twaje mu mwuka.
ubwo birumvikana nk'iyo filtre y'umwuka yangiritse cyangwa se yishaje, ibyo nabyo bishobora gutuma turbo yacu nayo yangirika. Ubwo muri rusange ni ibyo bintu by'ingenzi, ibindi ni kwa kundi nyine ni shock mécanique, izo nazo ntawazirengagiza, ariko muri rusange ibyo nibyo biyangiza. Kandi twabonye ko kubireba, kubisuzuma, ibyo byose birumvikana. Tugomba gusuzuma amavuta ya moteri ku gihe, tukayahindurira igihe ntasaze, tukareba niba filtre yayo imeze neza, n'iyo filtre y'umwuka nayo tukaguma tuyireba buri gihe kugira ngo torotoro yacu ubuzima bwayo bukomeze bubungabungwe, hanyuma itange imbaraga zikwiriye. Hanyuma rero ku bakoresha torotoro cyane cyane izi zifite iyo sisiteme ya turbo, turongera kubashishikariza kuyitaho, mukayitaho musuzuma ayo mavuta, birumvikana, musuzuma ayo mafiltre y'umwuka, muyahindurira ku gihe. Hanyuma ikindi, niba iyo turbo yangiritse, ko nabyo bibaho, ushobora kuyitaho usuzuma amavuta, ariko bikagera igihe ikangirika, bivuze ko ugomba guhindura iyo turbo. Ubundi tuvuga ko wakabaye ufata turbo yose ukayihindura icyarimwe, atari ukuvuga ngo ufashe shaft yayo cyangwa ufashe turbine yayo, nubwo nabyo bikorwa ariko ntabwo ari byiza. Ugafata turbo yose uko yakabaye ukayihinduranya n'iyindi bihuje specification. Uryo impamvu tuvuga ngo bihuje specification ni ukugira ngo twirinde kumodifiya cyangwa se guhindura imbaraga za moteri tudafitiye ibipimo. Kuko niba ufashe turbo ni urugero ugafata inini ku yari isanzweho, icyo gihe bishobora kuzateza ikibazo cyo overloadinga moteri cyangwa se kuyinaniza cyane, kuko hari n'igihe na moteri birumvikana ko ishobora no kumeneka kuko wayifashe uyiha ibintu byinshi birenze, cyangwa se ibice bimwe byayo bikananirwa nka bearing zitandukanye, cyangwa se connecting rod zikaba zacika, n'ibintu bitandukanye. Shock mécanique zikabaho, moteri yawe ukayisandaza cyangwa se ukayangiza mu bundi buryo bushobora kuba butandukanye, kubera ko wahinduye turbo ushyiraho inini kuyagombye kuba ijyaho. Ubundi buryo ushobora no gushyiraho intoya kurushaho. Ushyizeho intoya bwo, icyo gihe imbaraga wagombaga kubona ntabwo ari zo ubona. Ubwo urumva uwo ni umusaruro nawo ubaye mukeya, ukaba urahombye. Byumvikane rero tugomba kwitwararika ku kintu cyitwa specification. Niba manufacturer, umuntu wakoze moteri, yaravuze ngo tugomba gushyiraho turbo ingana gutya, ifite specification izi ngizi, ubu icyo gihe niba tugiye kuyihindura tugomba nanone kureba izo specification, tukagenda tukajya ku isoko tukagura turbo ingana neza na yayindi, hanyuma tukaza tukayifungaho, hanyuma tugakomeza tugahinga, ndetse tukabona umusaruro ukwiriye uko tubyifuza. Turabashimira rero kuba mukomeza gukurikira izi nyigisho, muhinga, mugira umusaruro mwiza, hanyuma tukanarya tugahaga. Kandi turabibutsa yuko hari izindi nyigisho zindi ziri inyuma, hari izatambutse, hari n'izindi zigiye kuza nziza. Turabibutsa rero gukomeza mukora subscribe, mukajya no gusura rwa rubuga rwacu ari rwo wa@torotoro.rw, mugakomeza mubona ibyiza Torotoro Channel ibagezaho.